Wadezi. Yo. Kiri gute? Shaka kubona wabyambarisha imyanya. Sha byore. Shamwana. Urero ndagiye mwana. Shaka kubona sawa wabyambara werekejemo. Sha urumva. Ngiye kumwana. Ngiye kuri date nyine. Urebye ngiye kubona na mukobwa ari tugiye guhura. Ndashaka rero ngo tuganire birambuye nyine tumenyane kurushaho birenze. Cyagiye ntabwo twabonye umwanya wo kuganira. Twavuganye kugira ngo tuganire nyine turaza nyine kuvugana fresh. Size nakoze ka kantu kawe. Amasaha yamfashe nyine. Akaje ni mani keza nabi mwana zangaje musaro. Sha, utumbe bikumubana bari sawa. Ayo nugambe nje guhuza fresh na neza. Bebe numvise. Kuzana ubwana gusa. Bebe numvise duhuje ibibazo. Ariko nyine turafata umwanya wo kuganiraho. Bashe kuba nta muntu nyine fresh birambuye. Era mwana ni mwiza. Ubwo nyine reka tuze kuvugana nyine to. Cyane ari. Sawa. Afite amatama meza karabyibushye. Aratangiye. Nabisha ngana seka neza. Ngo Ari mwana gutaba gusubira. Bavaria salad, Bavaria ifite orange, ifite pineapple, ifite ni apple. Ikindi ikiza cya Bavaria abana barayinywa, abakecuru, abasaza, urubyiruko twese twakisanga muri Bavaria. Cyane rwose wayisanga mu masupermarché yose agiye atandukanye ari mu gihugu. Ntara y'umujyi wa Kigali, mu ntara zo hirya ya Kigali hose wacyasanga, mu alimentation, amasupermarket yose wacyasanga. Muri flavors zigiye zitandukanye twabwiye apple juice original ndetse na pineapple. Bavaria ushaka kuyikundisha umuryango wawe wose, Bavaria is my choice. Ndifuza ko nawe Bavaria yaba your choice. Muri make ivura na stress. Bavaria is my choice. Yeah. Cheers. Sawa. Nzanye amakuru atari meza. Ayahe makuru? Boss, Yego. imari yacu bayifashe. What? Ya, bayifashe. Imari twoherereje umukiriya. Yego. Ni what? Imari sobanura nako ndikumva ne sobanura. Polisi yayifashe. Ifata iki? Imari twahaye umukiriya nyine. Yego niyo bafashe. Mu buhe buryo? Ntabwo tuzi ukuntu byagenze. Twabonye polisi bizamo. Sobanura numva bafashe imari twahaye umukiriya. Ushaka kuvuga ko mumombeje? Boss kamusobanurira. Twari dutwaye imari. Ntabwo tuzi uburyo polisi yabimenye. Twabonye polisi tugeraho. Mufite icyo kibazo? Boss, wirakara cyane kuko muri kudu ntabwo ndi ngo subira mu nguki. Imari bari polisi yaje. Byagenze mbwira. Gira vuba mu polisi yaje ifite amakuru. Uko biri. Kuntu nabibonye ivuga yarize amakuru. Yakuye amakuru. Ikintu ntekereza nuko hari umuntu uturimo w'abatanga. Yes boss. Wino hano. Ngo bimeze gute ibintu? Ya maraso twohereje umukiriya yafashwe. Mu buhe buryo? Uko bigaragara mbwe urusha kwa rufite umugamba. Muri twebwe hano? Muri twebwe. Uburyo umugambanyi ninde? Uburyo polisi yadufashemo.
bisaga nk'aho bigaragara ko uko dupanga diru zacu zose yari abizi uko zikorwa n'aho zikorerwa. inde wari ubizi? Umupolisi umwe wari ubahagarariyemo aho ngaho. Amakuru ye yakweye sasa muri twebwe harimo umugambanyi. muri timu yacu niho hari umugambanyi? niho turi gukeka. Jeff muraze muri mu biki? Bose njyewe ko mujenjetse VP bimeze ute? Batwaye imari miliyoni zingesha zose bafashe barajyana. Uko bigaragara baduteze ambushi, yari afite amakuru neza muri twebwe. Harimo amakuru. Muri mu biki muri kwica akazi? Jeff ndakwizeye uraza ngo imari bimeze gute? Twihanganire. Ni amakuru ninde mugambanyi turimo? Ninde utanga amakuru? Jeff mbwira. Nicyo ndi gukurikirana. Ibyo byinshi. Bite wowe? Bose njyewe ukuntu nabibonye twakoze ibishoboka dutabara ubuzima bwacu, ariko ndatekereza imbaraga tubuze gukoresha turayigarurira amaso. Ushaka kuvuga ngo mukaya ndakira ko mbwira ngo imari iriye kwita bose wigira ikibazo nk'isahimo amakuru urabuyabonye. Umva ikintu cyo kunkora Jeff we na Vicky mu gihe kitarenze amasaha 2 mvuze amasaha angahe? 2 igihe kitarenze amasaha 2 nyine uwo mupolisi nyine uwo muntu turimo utanga amakuru ibyo bintu murabinkorera. Bose wigira ikibazo ibyo ndabigukora bitarenze mu masaha 2. Igihano umuntu mwishakaze mukizi? Turakizi bose. Murakizi? Turakizi. Mukamujinjitse gutya bose ntabwo uri bwongere mu mari zanyu gutya nyine tu. Bose duha amahirwe yanyu kina n'ibintu byanjye amahirwe amwe yonyine. Vicky mu gihe kitarenze amasaha 2 Jeff. Yes sir. Mu gihe kitarenze amasaha 2 nyine abo bantu bombi bose wigira ikibazo mu masaha 2 umupolisi cyangwa aya makuru y'abandi mukeneye hano namucicane imari zanjye. Yes boss. Bose ngenda mwifatira n'ibiganza byanjye mukuzana ngire vuba. Imbaga zisigaye zimenyera genda tumumu. Ndasuzuguwe sendaje mweke baranyibagiwe maze igihe nakora udutendo maze igihe niwe ngushaniwe uramusubiza? Ndamusubiza ahubwo tugiye guhura. Sangaye? Ntabwo yambwiye mu masaha 10 ariko ahubwo reka nze ntungwane wabamamaga munakanira ipasi. Urasaba ko nzamakana? Shari ikibazo se? Okay, nta kibazo ndaje ndagukorera. Ahubwo se ubusaba kumeze ziragera byagenze. Ndi kwibaza saa 10 igihe ziragera byanshanze. Ko utangiye kujya mu rukundo hakiri kamusubiza ahubwo ndabona ari kunyandikira. Ahubwo se we yakanzu yanjye imeze neza se irafuze y'umutuku.
kabisa nambara umutuku cyangwa mbare kakandi kumweru nyine nk'umunsi wa mbere nyine ngende nsa neza sibyo sawa umweru yaba ari mwiza inkweto sinihaheze shakoshi ntadibye ahubwo kambanze musubize ako nawe mana arashyuha ndabona washyushye baza kubera ko byagenze kuko kanjye kugukorera ibyo mbwiye yego sheri ntacyo nanjye reka mbe mvugana nawe mbe twe tupanga neza hano turi buboneka ibyerekeye na girafure wanjye numva ari namubwire ko nyine ntabwo nzi bimwerekeyeho cyane numvira umuntu mu bantu girafure wanjye ntariye ni umucamu mwiza nubwo ukumbaza nawe ushaka kugira ngo umwambure arine nk'umuntu ubundi nabonye ari ikibogari ntawamenya ntabwo gutangira mukajya muguruka n'inkuru nabyo kuguruka nta birimo ibyo ngibyo byo sikubona uvuga nkaho ari seriye mwana ushaka uko biba oya ntabwo nabikora gusa uba arayimukira sisita wabyo ese jay wiga akora bimeze ndiga ngiye gusoza mu kangahe na gatandatu uri petista kuki aka yenda byo nta mushiri uragira nawe mushiri ntabwo nabona imana yageneye umuntu ryari nko ku myaka ingahe I don't know abana n'uno munsi ntamubonye ahantu ni heza mana yanjye none umuhanda uba ni muremure kumanuka kugera epfo nzajya nkusura mba buri wa gatanu nza kugusura sibyo ni heza ni ukuri nakunze ariko ako naginyuza mu dusure nonge na Joy tuba turi twenyine babiri yego se anti uratangiye bya bindi byawe ako nyine umuntu nyine aba ari gukura iminsi uko bigenda n'umuntu nyine aba ari kugenda akura ushaka kumbwira anti ubwo uratangiye kandi ibidupfa oya ndabizi ko uri kuburaga mbabarira ugiye kugira ngo urebe ukuntu mvuga oya ndakuzi mbabarira nimba umwana wanjye cyari se hehe umwana hari umugabo agufasha kumva anti ubona ntabwo ari za burage zawe zo kugira ngo ukuntu mvuga rwose ni burage maze atanga amafaranga muri komine kugira ngo nyine bisibe nyine bitamenyekana atanga make aduha amafaranga muri komine kugira ngo bitamenyekana amafaranga muri famiye ngo bitamenyekana kubera ko umugabo yari umukire komeza mbwe ndumva bya bintu biri seriye ko narinzi uko basi unabimbwa ari ibintu biri joke ndumva bibaye seriye hanyuma se ayo mafaranga maze bigenda bite byari wowe nande se mwebwe bande mwese kurwa ngo famiye ababyeyi bawe baba amafaranga hanyuma turi kubimbwira se mpamvu mbikubwiye umwaka ushize wa mugabo yaje gupfa nagira ngo mubwire rero uzajya kwa muganga wisuzumishe kubera ko yishwe na sida urebe ko wenda waba uri muzima hanyuma ko sida
kuba yarishwe na sida nanjye si ibyo bihuriye njye ntabwo ndi kubyumva. rero dukeka ko kuba yaragufashe ku ngufu ashobora kuba nawe waranduye. ariko si ubu koko reka nkubwize ukuri, ubu naje kugusura kugira ngo umbwire ibyo bintu unteshe utume ndwara umutwe n'amastress n'iki byose, ntabwo ari bya anti witangira mbabarira njyewe noneho mbaye seriye gutangiye kwibigishwa ibintu bya sida basi unajyana no ku ngufu wenda ngo murya nayo mafaranga nese ibintu bya sida biri kuzamo gute. Nyumva mwana wanjye ibyo bintu byarabaye umuntu aguha amafaranga none yarapfuye, ihangane nyine uzajye kwa muganga wipimishe urebe uko uhagaze. hanyuma nyine ninjya ariko se njye muransetsa nk'ubu igihe giciyeho igihe cyose kimaze ibyo bintu igihe byabereye, ubu nibwo uvuze ati ababyeyi be barapfuye nta muntu asigaranye reka mbimubwire. ubu se bari kuzategera ubu se nkunsanze nyirwaye bari kuzanegereza ukabimbwira ari uko numagaye ubundi si we babahaye angahe nyine apfuye hajije umwaka nyine ikintu cyatumye ubuzima bwanjye mubuguranisha ayo mafaranga ngo barabishyuye ngo murakishika ngo yari umukire ngo byari ibiki nangahe yabahaye amafaranga nangahe. reba twari dukennye mwana wawe, mwari mukennye munyiriraho mwarakize se ariko mwarakize ndabona ibipangu n'amazu kugira ngo dushake icyadutunga n'igitunga abana. muhitamo gutanga ubuzima bwanjye nyine kugira ngo mubone icyo murya icyo. numva mwana wanjye anti njyewe nari nsubi nari burage numvaga bino bintu ari burage none ndumva bitangiye kuba seri. njya mbwira niba ari burage nta kibazo n'ubundi ndabizi ko ari burage anti ndabizi bituma rero nkubwira nabi ku bintu ndabizi ko nyuma uratangiye kuvuga ngo nakubeshyaga anti ntabwo urabizi iyo ari burage ahantu bigarukira nta bitagarukira komeza kuzana ibintu bya sida ko sida uri kuyumva wowe. mwana wanjye urabizi iwanyu bari bafite na kampani gupfa umuwari uyungirije ubungubu niwe ushobora kuba azi aho ibyo bintu biri namukwereka wenda mukabiganiraho akaba yaguha bimwe muri bike wenda byaba byarasigaye. hanyuma nyine wumve ko nyine wowe uzajya kwa muganga urebe ko warwaye sida kubera ko uwo muntu yapfuye. ntiwongere kumbwira icyo kintu cyo kurwara sida umbabarire cyane umbabarire. twazi tuvuga bitari no kwihoraho kuko ubwo n'ubugambaye n'ubwicaye ubu igihe cyose gishize igihe cyose ubu nibwo yo kutabimbwira imbere wanyishwe ngo mwana wanjye umugabo wagufashe ku ngufu apfuye yishwe na sida ndavuga ati amubwire ujye kwa muganga bagusuzume urebe ko wenda nawe uko uhagaze ntabwo ngome twabikora. hakugura no kwimbwira nta n'isoni ufite ubu uri kumva nta soni ufite uri kubimbwira wumva rega no kubimbwira mwana wanjye wanjye wumva ko ndi kubwira kandi ndi seriye ntabwo ari anti mbabarira ahubwo reka ngende niba ari naje nje kugusura mbabara ntunkoreho naje nje kugusura ngewe sibyo ndabizi uri kuburaga anti uri kuburaga ndabizi uri kuburaga wanjye ikibazo cyawe iyo nkubwiye ibintu wowe uri kugira ngo wumve ibintu byose bimbamo ndabizi ko uri kuburaga. ntabwo mburaga mwana wanjye ndabizi ko ngukunda ibyo bintu ntabwo nabikora byo kukubura iyo ari burage tuziganira urabizi kandi iyo nari guseka ibintu mba ndi kukubwira mba ndisere kandi nyumve kandi mbyumve mukuru. none se anti ntamubaze ese ubu nk'ubu ngubu hariya nzajya ngo kugira ute kwisuzumisha urebe uko uhagaze. nzajya kwisuzumisha ndebe uko mpagaze. okay anti njyewe wabimbwiraga numvaga ari burage nuko nyine ntabwo waba uyisiga n'ubu ngubu uswe ntarabyemera cyokora ubwo ubimbwiye ariko njye hari ikintu ari kumva mwari mukennye munyiriraho nyine murangurisha twe n'ibitunga umuryango uwuhe muryango se
kandi kuba mbikubwiye ndabohotse ndumva umutima umeze neza. ese ubu ngubu ngiyeyo tuvugisha ukuri, usibye ko n'Imana itabyemera wenda sibyo, kuko bari basida kure bameze nawe urakoze. Nk'ubu ngiyeyo nkakubitana n'uruva gusenya ugasanga narangiye, ariko usibye ko n'undi bitabaho. Reka ndahari mwana wanjye buri kimwe cyose. Abantu barwaye sida usuzugura baba bameze baba barabyize gutya barumye. Icyiza ni uko wajya kwipimisha ukareba ukuntu uhagaze, ntabwo bikunyura ku maso. Uzagenda ujye kwa muganga, muganga ntizaguhe igisubizo, kandi wumve ko ndi hafi yawe buri kimwe cyose, ndahari kurwaye umwana wawe. ntabwo ushaka kuvuga nacyo kuvuga ufite ibyo nica umugore n'umwana. Through shadows and light we speak truth, MCI, the film presence.